Duherukana Nsengiyumva yasinze bituma yibagirirwa igare rye ku kabari. Yaba se afite igitekerezo cy'aho ari burishakire? Umusaza Gakwaya we se yaba azi ko afite uburwayi bw'amaso? Kurikira ikinamico Twite ku maso yacu. Naryo se kandi ndarishaka nk'ushaka uruhindura. Uwa Mariya Kame Nsengiyu. Bese noneho ko haritemye n'amahorora. Haritema simfite gahunda zanjye ngomba kujyamo se. Ahubwo igare ryanjye ririhe ko naribuze mu nzu hose no hanze nkaba naribuze mbona rigahari. Yewe cyakora wari hamije koko pe. Cyo kuri hamya se byo nibyo nkubaza. Mbwira igare ryanjye ririye. Nsengiyu warayuje wasize kandi rwose igare ntaryo watanye mu wanjye. Ndakubwira aho riri senje ndahazi kuri kundenganya. Ariko ntugashake kumpara biko wa mugore we. Urabeshya ukabeshya no mu gitondo nk'iki. Yego nsanzwe ntaha nanyoye ariko ntabwo nigeze mbura imbaraga zicyura igare ryanjye. Nawukorera ijoro ntaryo waraye utahanye rwose Nsengiyu. Wiki? Ahubwo rwose ugenda uje kurishaka ureke gukomeza kurimbaza ntatwajanye mu kabari. Bana yanjye we. None nasanga igare ryanjye baryibye nabigira nte kuko. Wewe waba wariba. Kandi rwose ndibuka ko mva ku isoko nahise ndiparika ku kabari. Ariko nyuma yo kunywa sinamenye ibyakurikiyeho. Ubu gahunda zanzinduye ziramfubanye kuko hari ahantu niyo bigwa sinagiyeho n'amaguru. Bana yanjye. Nsengiyu. Ndakumva. Ubu nanje maze kurambirwa rwose. Urambirwa iki se kandi wa mugore we? Ntunyongerera ibibazo. Ngaho rero. Nyongerera ibibazo. Umva nkubwire. Je gose ndikakubwira ibyo ndambiwe. Ngaho umunsi bantejeho gushicara handi. Gaca bakanyimura. Umunsi umwe mbaga ndi gukorera kwibaraza ryo kwa Damascene, ejo nkaba nagiye kwa Rwamakuba, ejo bundi ngaho nagiye kwa Binyavanga, kandi rwose uko nimuka niko mbaga ndi gutakaza abakiriya. Unyumvire? Nukuri pe. None rero ngabo mwiza nari nkeneye amafaranga waraye ugaruye ngashakira aho agandi ngashaka iseta yo gukora. Ngamo cyaba mwiza ariko iyo ushaka amafaranga mugabo hosho mva imbere. Ntukandamukire n'ibibazo nifitiye. Nta mafaranga mfite uranyumva neza. Sindi banki nizo zibazwa amafaranga. Ngo nta macyo ufite Nta mafaranga mfite. Rwose ntumbwire ko amafaranga gose twagurishije ibirayi wagiye ukaganywera. Ndakubwiye ngo nta mafaranga mfite wa mugore we. Yukomeza kumbwijagura. Ubundi usuba ari igare nubwo busabwa amafaranga bwavuye muri Burayi niki gikwiye kuduhangayikisha mbere y'ikindi. Nsengiyu witangira kuyita ubusabusa utaransobanurira ibyago. Ago mafaranga kandi uzi ko rwose wayajanye ndi kubikubwira ndi kukubuza. Aho wakamfashije ngo dushake igare urambaza ubusabusa bw'amafaranga mbese ntacyo bikubwiye kuba ryabuze. Hari icyo bikubwiye wamari? Hari icyo bikubwiye? Maze niba nararanywereye naramaze kuko sinajyaga kwicwa n'icyaka kandi nagurishije ibirayi byanjye. Kinyishe gite? None se ubundi ngubu nje ubwo ibyo birayi nta twafatanyije kubihinga. Tuvuge kuri kuvuga mbese ko nta ruhare nagize kw'ibyo birayi. Hase ni wa uburyo wafata amafaranga gose gabivuyemo ukaganywera nta n'urumi yumpaye. Niko Mudenge we. Karame. Kuva ryari waraguze igare? Ariko hagiye pfumbata umugore gasasa. Aya masaha nayo gukora saa yo gupfumbata umugore Mudenge. Karambara nako ntamufite. Sinajya nirushya nzinduka rwose. Umva najya mukiri igitamaze bukabanza bugacya neza. Mubeshye se. Niko ari umukira bandajeho gahunda. Urumva rero ntiyagombaga kuntanga kuri butiki. Niba ari ibyo birumvikana rwose ntabwo yagomba kugutanga kuri butike koko. None se Mudenge. Karame ndakumva. Waguze igare ryari kutambwira? Igane rya Nsengiyumva nabaye ndimukodesheje ngo ndikoreshe imirimo ibyaro dufaranga. Nzajya mwishyura buri kwezi kandi twamaze no kubyumvikanaho rwose. Ahubwo gasasi ngize n'Imana duhise duhura. Wampaye ikiraka nkagikora bityo rya deni ngufitiye rikavamo. Wumva sawa ubwo kuba umuntu w'umugabo. Niko Mudenge we. Ndakumva. Urakoze kwizana rwose ngo wishyura amaboko. Nubundi naye impangayitse nibaza uzavana yo kunyishyura. Rega Mudenge buri agende umuntu w'umugabo cyane. Ahubwo we mbwira akazi nkora. Ntangire ngakuri kandi hakiri kare. Ubu umaze kuba boss wanjye reka. Boss wanjye gasasira. Ubu rero ugiye kujya wahira amatungo yanjye mu gitondo na nimugoroba.
kuzageza ukuyemo ideni undimo. aho ndabyemeye bose ndabyemeye rwose ahubwo kugira ngo nkwereke ko ngiye mu denge niteguye gukora akazi neza reka mpite njya gushaka ubwatsi urumva mu kanya nta kuguhumbya ndaba mbuzanye. Nta kibazo rwose ahubwo amatungo nta n'ubwatsi yari afite. Bo nagombaga kugaruka mu rugo nkajya kwahira. Ubwo se gasasira na ku bosi wanjye wa mukobwa wawe Betty umukobwa mwiza cyane. Niko waramushingiye ko ntaheruka kumuca igera muri kamashingira. Ubwo se namushingira ntimubimenye mude. Mvara abakire sinumvise ngo ko mudakunda ubukwe bw'abantu benshi wasanga bwarabaye simbimenye da yasekonde nyarucari. Oya rwose umukobwa wanjye yatangiye kaminuza kandi yigabayo. Uretse ko ubu ngubu ari mu rugo ari mu biruhuko rwose. Kutiga we hari wavuze ngo kutiga biragatsindwa nanjye ndavuze birakagenda bizabone. Uriya mukobwa mwiza sinamutinyuka ariko iyo nza kwiga ariko uzamugira umugore wanjye gasasi. Yewe warakoze kutiga kuko we ntiwari kuzaza gusaba umukobwa wanjye ngo muguhe mude. Narakoze kutiga kuko boss ariko ubona kubera icyo uvuze ibyo gasasi ubwo ko sindi umusore mwiza ndeba ari kunyitegereza umusore uhamye w'igihagararo ndetse nsumba ijuru ntabwo ndeba igihagararo urabona ko nawe ngusumba. Uransumba ariko kansumbya n'ubusinzi. Umva kandi iryo jambo ni ribi bwawe wowe mudenge urumva hari umubyeyi wakurekurira umwana we. Kajya nibiki wabyumvise ko nagushimiye Betty wakoze mukobwa mwiza watekeye sogokuru neza cyane ubonye yaba wahoraga aha mwahora se singe ku ishuri sogoko. Ayo mashuri yanyu mugenda mu kabiyo ntunasimbuke nibura nkabura icyumweru nguzo ndamutse untekere nk'uko nanjye numva icyanga cyo kugira kuzukuru. Ariko urabona ko naje sogoko kandi ibyo byose ushaka nabikoze. Wabikoze rwose Betty wantekeye neza rwose ubu ubu ndahembutse rwose ahubwo ndumva bidahagije ndashaka ko ujya kunshakira n'agacupa ko kurenzaho. Nta kibazo rwose sogoko ariko namenye ko waraye. Urashaka kuvuga ko naraye mpembwe se Betty? Nibyo rwose ndumva nta mpamvu yo kurya sindenzaho agacupa reka ndebe inote mfite aha ya 2 aba ari bijyana. None se sogoko ko muri izo note uvanyemo iya 5 ukaba ari yuma kandi waruvuze ko ugiye kumpa iya 2. Iyi note ni iya 2 Betty ni iya 2 irebe 5 ariko bikura hehe? Nyamara itegereze neza iyo ushaka kuma ni iya 5 sogoko. Wakira yewe nyiguhaye mbizi ni iya 2. Ni iya 5 rwose sogoko wimakanya. None se ni gutega kwa yewe niteranije note ya 2 ni iya 5 koko. Arebaga nkabona ari 2 neza. Usiko bashobora kuba banyiba muri ubu buryo Betty kibaze impamvu nta faranga ngitenda na mu ntoki zanjye. Sogoko uziko ushobora kuba wararwaye amaso ku buryo utabasha gutandukanya inote ya 5 n'iya 2 koko. Ntacyo ndwaye ndi muzima Betty izi ni zabukuru ni zabukuru zatangiye kumfata nta gitangaza rero kirimo. Sogoko ivuga ngo ni izabukuru ituma uroba inote ukazitiranya ahubwo urwaye amaso. Urwaye amaso sogoko ukwiye kujya kwivuza amaso Betty. Yego sogoko ushobora kuba yarwaye bikomeye kandi utivuje byakuvira mu bumuga bwo kutabona. Ubundi subu icyo ntabonye ni iki Betty mwana wanjye icyo ngusabye ni kimwe gusa gira vuba ushaka umugabo umbyarira umwuzukuruza unyereke ibyo birori byawe kibasha kubona naho ubundi amaso yanjye akazi yarakarangije. Umva kandi amaso yawe yarangije akazi sate kandi utarabona ubukwe bwanjye wifuza kubona. Reka tuvuge ko ubwo bukwe ubonye kuko mfite umusore dukundana kandi ushaka ko tubana vuba. Ariko se ntiwumva di uranshimishije cyane mwuzukuru. Ariko sogoko umwuzukuruza ushobora kutazamubona pe. Kubera iki se Betty? Kuko udashaka kwivuza amaso sogoko ashobora kuzavuka warahumye burundu ntubashe kumubona. Nako nkurikije uko bimeze n'ubu bukwe ushobora kutabubona pe. Nkaba nkugira inama rero yo kujya kwivuza. Uko nuko nkanga ngo njye kwa muganga rero Betty mwuzukuru wanjye gakwaye ndashaje rwose nta mpamvu yatuma njya kwirirwa nzenguruka amavuriro ngo ndivuza amaso. N'uwo mwanzuro ufashe se koko sogoko? buryo bwose niwe unsajije bigeza aho mude ngo ngusajije nese ka niwe unsajije bigeza nese nari nasaze nataye umutwe kumbe niwe wanyibiye igare. Winterura ubwo nta gare ryawe nibyo nsengiye ubu. Erega watangiye no kuritundisha ubwatsi nta soni nkaho wariguze. Nyamara ariko nkibubona amaso nagitoraguriye. Gutoragura utoragura iki woga toragurwamo amaso n'ibisigaza.
uranukira ubusa nyamara ubona amaso urakabona rubi cyangwa ubona inzara zikuvamo iyo biba nka mbere nkigira amahane wumva ngo ukwiseri ry'amenyo wamujura ariko urabura kunshimira kuko ukaza untuka nanjye tumujura gushimira icyo wamujura ese ubundi igare ryanjye waryibye ryari mude mbaye umujura ubwo izi gahunda zanjye zose wishe ariko rwose bikomeza kuvuga ko nagiye dore turi ku muhanda rwose hatagira n'umuntu ukumva akakumva gito utari umujura se singufatanya igare ryanjye ra igare ryawe ejo warasinze maze urita ku kabari uritahira ndikura mu menyo ya rubamba ritesheje abajura urumva bari batangiye kurigera amajanja none umwembye kunyita umujura ko nsengiyuka cacaka aho ngaho se winzanaho imiti ahubwo niwe mujura wari inyibye urumva ndavuze ngo gira vuba kora ahubwo bwatsi bwanone aha ngaha bereza igare ryanjye gahunda zanjye zose wishe ubwo waba uzizi mude waba uzizi mva nsengiyuka iri gana ryitoraguriye nimugoroba waritaye wasinze urumva nta gahunda zawe na zimwe nishe rwose ahubwo mvira mu nzira nijyanira ubwatsi ngo nguvire he mude mvire mu nzira nyine ariko mvira mu ko nzira wikanze ko igare ahari ari wowe wariguze mude nyamara mvira mu nzira ndakwibutsa ko nta n'urupfumuye waritanze nariguze urya neza urumva bereza igare ryanjye mvira mu nzira ndavuze ngo mvira mu nzira cyangwa ndi kugongesha ari wowe wagisambu urumva ndakubonye ntumbonye shamude ndakubonye ntumbonye ubwatsi ndabwikorera ku mutwe koko ariko nsengiyumva rwose wigenda ngo singende wigenda rwose no se urangenda n'utyo ubuzwa n'iki kugenda se nubwo gahunda zanjye zose zapfuye kubera wowe ariko bisi igitangaza ra umugore wanjye ntiyagiye mu murima wenyine ndinagira ngo ndashaka igare ibyo se bivuze iki iyo ndigera simba nageze aho nagombaga kujya nkaba nanagarutse hakiri kare ngo bwatsi ariko ndakwinjize rwose nibura ntiziryo gare rwose mu mwanya wanjye mbaze ngeze ubu bwatsi kwa gasasira mpite nk'udikuzanira rwose nihuse nsengiyuka wabwikorera ku mutwe wabuta aho ngaho ukagenda ibyo ngibyo ngewe ntabwo bindeba mudenge we ntagiye kandi ariko ibyo si byo mbese wiriweho mukarugwe wiriwe neza mujyana ni amahoro se kuri hangaye nubwo ari irirenga yego ni amahoro mujyana ngiye mu isantere kuri botike yacu gusigariraho gasasira hari ibyo ashaka kuza gukora mu rugo hanyuma se namwe muri amahoro mujyana natwe ni amahoro nta kibazo ubu duhuye mva ku kigo nderabuzima hari amahugurwa niriwemo ni amahugurwa y'ibiki se mujyana ariko mwarabimenyereye mweda nabonye muhora mu mahugurwa rwose amahugurwa y'ibirebana n'ubuzima tuyahoramo byo da ubu rero badusabaga gushishikariza abantu kwisuzumisha indwara z'amaso cyane cyane abagejeje ku myaka 40 kuzamura indwara z'amaso hanyuma se kandi burya agira umwihariko wayo ko ngo umuntu atayisuzumisha hakiri kare ashobora gukurizamo ubumuga bwo kutabonara hari indwara y'ishaza rwose ngo abantu bose bagejeje kuri iyo myaka 40 nyine kuzamura ni byiza kwisuzumisha hakiri kare ngo kuko ishaza ntiriryana aho niho ikibazo kiri rero ubu nareka imirimo yanjye ngo ugiye kwisuzumisha amaso kandi atandya ndahamya ko umugabo wanjye gasasira atasiga botike ngo agiye kwa muganga bamusuzuma amaso pe mukarubwiza rero umuntu wese ashobora kuba afite uburwayi bw'amaso butandukanye nubwo amahugurwa twarimo yibandaga ku ndwara y'ishaza abaganga batubwiye ko bibaye byiza umuntu wese uri muri iyo myaka yakwisuzumisha basanga arwaye amaso akavurwa hakurikije uburwayi bwe ubwo se nihe bapima amaso mujyana ntiwumva se ahubwo kumbajira ikibazo cyiza mu bigo nderabuzima byose bya hano mu karere kacu ka Musanze hari abaganga babihuguriwe bapima amaso mu Karugwe umuntu wese ubishaka ajya ku kigo nderabuzima kimwegereye nibyo se ubwo iyo bamubonyemo uburwayi bw'amaso se bigenda bite mujyana iyo bamusuzumye bagasanga amaso afite ikibazo baramuvura cyangwa se bakamwohereza ku bitaro bikuru nyine agakurikiranwa by'umwihariko biterwa n'uburwayi babusanganye ni ukwisuzumisha hakiri kare mujyana yego rwose Mukarugwe iyi ndwara y'amaso ibonetse hakiri kare biroroha kuyivura kandi bikarinda kwangirika gukomeye kw'amaso mu gihe cyose umuntu atabona neza haba hafi cyangwa kure ufite amaso atukura uribwa amaso cyangwa uyakuba agomba guhita ajya kwa muganga w'amaso yego rwose mujyana ikindi batubwiye numvise giteye ubwoba rero ni uko gutinda kwivuza bishobora guteza ubuhumyi ubwo nategereza guhuma kubera ko nabuze ikimujyana kandi umpaye amakuru y'icyo ngomba gukora hakiri kare yego rwose ni ugushishikarira kwisuzumisha hakiri kare ahubwo urakoze cyane mujyana buri uko uvuye ku kigo nderabuzima mfitiye amakuru mashya ariko nanjye niyemeje kujya ngufasha kuyabwira abandi ubu reka nze mpere ku mugabo wanjye ndetse na bagenzi banjye dukorana mu isoko mbabwire aya makuru meza rwose
none se kandi bigenze bite mudeyi? ni ukubibona nyine gasasi nako bose. araseka wowe. uze ko wikoreye ubwatsi ku mutwe rya gare wakodejeje ryagiye he? wahora n'iki igare ryanjye ryahise rigira ikibazo. ngaho re yagize gutya ritoboka ipine, nigira inama yo kubukubita ku mutwe da, none ko ntari mahitamo nari mfite. ngaho butora aho ngaho. bwari bukwishe pe. bayivuga sura bizi gasasira we. bezwe ntajya umanutse agasozi nikoreye umuba w'ubwatsi. uzi icyaka bunteye? ahubwo reba niba hari udufaranga wandebera rwose njye gutsirika iki cyaka kitampitana. ariko naromewe ko. ariko nyamara unyumve rwose. mudeyi ndakumva bose. aka kanya wibagiwe amasezerano twagiranye yuko ugomba kujya unyahirira mu gitondo na nimugoroba kugeza igihe ideni ryanjye rishiriyemo. ibyo rwose ndabyibuka gasasi, ariko ngo wanaye icyaka kitampitana muvandimwe. rega nubwo wayanguriza rikaba ideni ryinjiye mu rindi nta kibazo nazakomeza nkagukorera. ndagwakaniye mudeyi. ntabwo nakomeza gushyira amadeni mu yandi. oya se kandi oya rwose. basi nta n'inzoga ufite hano mu rugo ngo umengo tumereho ko numva umuhogo wagurumanye. umuhogo wuzuye umucanga rwose. ndakwinjize mbabarira rwose umuhogo watse pe. mudenge rwose nta nzoga mfite. hano si ku kabari. ubwo nongeye kwikorera ubwatsi nshake aho bampa yo kunywera, nibura kuri uyu mugoroba nzakuzanira ubwawe ejo. ndagwakane ntabwo ubwatsi wabuvana hano mudenge. nzi ko ntashobora kurara ntanyoye inzoga uyu muhogo kuko urumva byagenda bite. mudenge nkubwiye rero ushatse wagabanya inzoga. inzoga cyangwa se ukanazivaho burundu. kuva ku nzoga se nutabikora mu maguru mashya uzisanga ahantu habi. ndakubwiye njyewe gasasira, uzi ko nta kindi ukorera uretse inzoga. hari umwana ndiza se. ijisho ni itaha ry'umubiri, turirinde icyariteza uburwayi. umugabo mudenge ati sinshobora kurara ntanyweye inzoga. uyu muhigo yihaye se waba uzatuma hari icyo yigezaho? ntimuzacikwe n'ikinamico twite ku maso yacu y'ubutaha. ikinamico twite ku maso yacu muyikurikira kuri RC Musanze buri wa gatatu saa 12:45 z'umugoroba. icyo gice mwumvise kikongera gutambuka ku cyumweru saa 2 z'ijoro. bagabo muhagurukire kwifuza amaso no kuvuza abanyu. ikinamico twite ku maso yacu muyigezwaho na Rwamurek ku bufatanye na Fred Hollows Foundation, mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. mushatse kutugezaho ibitekerezo byanyu mwaduhamagara cyangwa mukatwohereza ubutumwa bugufi kuri 0788 46 46 63 72.